mwabyumvishe ni wa mugoroba mwiza, umugoroba dukunda, umugoroba dukumbura. Ni ku munsi mwiza wa kane w'icyumweru, isaha ni yayindi, ni isaha y'isa 2 z'ijoro kugera saa 3. Ni isaha tuganira ku ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza rinyura kuri radio mukunda muri benshi, ariyo radio yaje ikenewe, radio Country FM ivugira ku 105 n'ibice 7. Tunashimira ubuyobozi bwa radio bukomeza kudushyigikira kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bakunzi ba Country FM. Turabasuhuje rero mwe muba mutegereje ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa. Tubibutsa ko kandi turi no kuri YouTube, mushobora kudukurikira kuri YouTube. YouTube channel yacu yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Wowe ufite smartphone ukurikira YouTube, ushobora kudukurikira ugakomeza ukaryoherwa n'inkuru nziza y'umukiro w'abari mu isi. Uwo mwumva mu kiganiro ni Emile Nshimiyimana. Ku bakunzi bacu basanzwe badukurikira, ndumva tuziranye, ariko no kubashya ayo niyo mazina asanzwe. Ariko igikomeye kurusha ibindi nuko nahindutse umwana w'Imana isumba byose, nkaba ndi mu isi mfite ibyiringiro by'ijuru. Nzi neza ko iwacu ari mu ijuru, ariko mbikesha kwizera Yesu Kristo we wankiranuye n'Imana, Imana nk'umucamanza utabera, Imana yera itari kubana n'umunyabyaha, ariko nanone mu rukundo rwayo igashima gutanga ubutabera bwayo itirengagije urukundo, bityo igafata ubunyacyaha bwanjye bwose ikabushyira kuri Yesu ikamuhana. Hanyuma nakwizera ko burya Yesu ari nge yazize, ngahinduka umukiranutsi ku Mana mu buryo bw'iteka ryose, kandi mbikesha nyine kwizera Yesu gusa. Ndi mu isi rero mfite ibyo byiringiro, ariko ntarabivukanye. Navutse nanjye nshakisha, murabizi kuvukira mu muryango usenga, nawe ugasenga, ukitabira inyigisho zo ku cyumweru z'abana, wakura ukajya mu z'abakuru, ukagerageza gukora ibyo abandi bakora ushakisha Imana. Ariko ntabwo nigeze menya icyo gihe ineza y'Imana ku buzima bwanjye ndetse no ku buzima bw'abandi. Ariko igihe cyarageze, umunsi mwiza, nk'uko umuririmbyi avuga ngo umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyeho. Igihe cyarageze nanjye nza kumenya neza ko nubwo nashakiraga Imana mu mirimo yanjye y'uburyo butari bumwe, ariko burya ko ariyo yanshatse kandi ko yambonye inshakiye muri Kristo Yesu. Nza kumenya rero ko njye muri njye hatarimo gukiranuka hashingiye ku ivuko ryo kwa Adamu, ndetse ko niwanyongera imyaka 1000 yo kubaho mu isi ngerageza gukiranuka bitashoboka. Ahubwo nza kumenya ko Yesu jambo wahozeho horanye n'Imana kandi wari Imana, ari we wavukiye mu isi mu buryo bw'igitangaza, yambara umubiri w'abantu, arampagararira kandi ahagararira inyoko muntu, arakiranuka birakunda. Hanyuma igihe gikwiriye kigeze, yemera kwishyiraho bwa bunyacyaha bwanjye n'ubwawe, ariko yemera no gupfa azira ubunyacyaha bwanjye n'ubwawe. Hanyuma Imana inyemeza ko nta rubanza ngifite kuri yo, inyemeza ko yambabariye, inyemeza ko yanyemeye, inyemeza ko yangize uwera, umuntu akibaraho icyaha na kimwe. Ibyo umutima wanjye urabyemera. Icyo kintu mvuze kirakomeye.
umutima kwemera ko wababariwe, umutima kwemera ko Imana yanyemeye, nabyo ntibyavuye ku mbaraga zanjye, kuko biragoye umuntu kwemera ko nubwo ndi mubi, nubwo navukanye kamere y'icyaha, ndashobora gukiranukira Imana, ariko ko Imana yambabariye biciye muri Kristo Yesu, ko nta cyaha kimbaraho. Ibyo mu gihe gikwiriye ndabyemera, mbyemejwe n'ijambo ry'ubutumwa bwiza, ndizera, ndakira, mbuwera, umukiranutsi. Umutima uraririmba ko nabohowe, umutima uraririmba ko nta mwenda na mutoya nkibereye mu Imana, ahubwo ko Imana ari umubyeyi, nanjye nkaba umwana wayo. Ubu urugendo rukurikiye ni urugendo rw'umwana n'umubyeyi, akaba ari nabwo buryo mba ndi hano. Ni muri uko kumvira umubyeyi wanjye, wifuza ko n'abandi bamenya iyo neza ye, n'abandi bakamenya urukundo rwe, bityo bakamukunda kandi bakamwubaha, ariko babinyujije mu gusobanukirwa neza, cyangwa se binyuze mu gusobanukirwa neza urukundo Imana yabakunze. Namwe rero mudukurikira, namwe mudukunda, reka mbashimire cyane ko muhitamo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza. Sinabura no gushimira n'abandi bagenzi banjye bagira ishyaka n'umwete wo kubwira bari mu isi urukundo rw'Imana, wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Abantu ntibamenye Imana nk'ingome, abantu ntibamenye Imana nk'ibarakariye, nk'ibafitiye umujinya, ahubwo bakamenya Imana nk'Imana y'urukundo, Imana yifuza ko abantu bakizwa bakazabana nayo iteka ryose. Uyu munsi turifashisha amagambo ari mu gitabo cy'Abami, Abami ba kabiri. Ni igitabo kivuga amateka y'abami bagiye bayobora Isirayeli. Ariko ibi bitabo byose uko tubisoma burya, kuko ijambo ry'Imana riba rihishura n'ubundi umugambi w'Imana ku bantu, tugenda duhishurirwa byinshi biri muri ryo, ariko n'ubundi bitari kure rwose y'urukundo rw'Imana. Nubwo bimwe tubisoma tukabona ni nk'inkuru, tugasoma inkuru za Dawidi na Goliyati, Dawidi na Yonatani, Mefibosheti, tugasoma ibintu byinshi, tugasoma Abisirayeli bava mu Misiri, tugasoma ibitangaza Imana yagiye ikorana na ba Mose n'ibiki. Ibyo bintu byose tugenda dusoma biba bigiye bihishemo urukundo rw'Imana, cyakora ruhishe cyane, ariko niyo mpamvu ubutumwa bwiza buba buhari, no kugira ngo dusobanukirwe iby'Imana yandikishije byose, biduheshe kuyikunda no kuyubaha, ndetse no kwamamaza ineza yayo ku batari bayimenya. Ayo magambo tugiye gusoma rero ari mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igice cya 4, guhera ku murongo wa 1 turageza ku murongo wa 7. Reka dusome. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho, yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati, nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, arabimubwira. Nawe
ati genda ugurishe ayo mavuta wishyura umwenda wawe asigara agutungane n'abana bawe, amena. N'ayo magambo nifuzaga ko twasangira, amagambo agaragaza umugore wari umupfakazi, mbese umugabo we yari yarapfuye, yabanaga n'abana be babiri, ariko akaba hari umwenda yari afite atari afite uburyo yakwishyura, ndetse kubwe yarageze ku rwego avuga ati nta kintu mfite nakwishyura, icyakora abana banjye babiri niba utwishyuza ari cyo abona yakora yabajyana bakamubera imbata, ariko ku rwanjye ruhande nta kintu mfite nakwishyura. Aho rero icyo twumvamo gikomeye nuko natwe twari tubereyemo Imana umwenda munini, nubwo navuga nti atari twebwe twawufashe, n'ubundi byaturutse ku mukurambere wacu. Niyo dukurikiranye uyu mugore tubona ko ubwo avuga ngo umwishyuza kandi avuga uwamaze gupfa, bigaragara ko umwenda n'ubundi wafashwe n'umugabo atari yapfa, ariko n'ubundi umwenda uba uruhererekane ku muryango, n'ubundi basigara bishyura umwenda wafashwe n'umugabo akiriho. Bigaragara ko natwe hari icyo Adamu yakoze, ariko Adamu tuvukaho kandi Adamu dukomokaho twese, agomera Imana turi muri we, hanyuma tuvutse tuvukana umwenda w'icyaha. Twasanze mu by'ukuri Adamu yaragiye mu Imana. Igicumuro rero cy'umuntu umwe, Abaroma 5:18, cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Aho niho twese twahindukiye babi, ni naho twaciriweho iteka. Hari igihe umuntu atekereza ko ikibazo afitanye n'Imana ari ibyaha we ubwe ku giti cye akora, ariko siko Bibiliya igaragaza. Bibiliya igaragaza ko igicumuro cya Adamu cyatumye duhinduka abanyabyaha twese, kandi tunacirwaho iteka, mbese dukatirwa kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ukuntu umuntu avuka gusa ameze muri kamere ye, avuka afite nature pécheresse cyangwa se sinful nature, kamere y'icyaha, akaba ari umwenda we atariye nka we, ahubwo ni umwenda wariwe n'umukurambere wacu Adamu ndetse na Eva. Ariko uwo mwenda natwe turawuvukana, tuvuka dukatiwe, turabo kurimbuka, kandi tuvuka tutabona ubwishyu bw'uwo mwenda, nk'uko uyu mubyeyi atashoboye kubona icyo yakwishyura uriya mwenda. Kuba wakora ibyiza byinshi ntibyakuraho wa mwenda wavukanye, ari naho tujya twibeshyera, ariko ari naho umutima uhora utubwira ko n'ubundi umwenda ugihari. Nuko dutekereza ko twakora ibyiza noneho Imana ikatwemera, kandi twaravutse turi babi. Ntabwo rero bishoboka. Uko twavutse tumeze, tuvukanye kamere y'icyaha, ntacyo twakora kugira ngo duhinduke beza Imana itwemere. Cyakora twakora ibyiza bigashimwa n'abantu bagenzi bacu, nabyo ni byiza. Nituvuga gutyo tuba dushaka kwankuraja no gushyigikira ibyiza umuntu akorera umuntu mugenzi we, nk'uko mu Baroma mu gice cya 4 duhereye ku murongo wa 1 bavuga kuri Aburahamu, bakavuga ngo ibyo yakwirata anabifitiye yabyirata imbere y'abantu. Natwe rero biradukwiye kugira n'ibyiza koko bishimwa n'abantu bagenzi bacu, ariko ikibazo no gutekereza ko ibyo byatugira beza imbere y'Imana ku buryo twaragwa ijuru hashingiye kuri ibyo byiza dukora. Ntabwo ari byo. Abadukurikira rwose dushyigikira ibyiza, umuntu akwiye gukora ibyiza kiriho, ariko ntabwo ibyiza dukora byatugira beza imbere y'Imana. Ari naho uyu mubyeyi nta kintu yashoboraga kubona yakwishyura uwo mwenda yasigiwe n'umugabo we, ahubwo ngo icyari gisigaye gusa ko ari uko abana be nabo bagirwa imbata. Tekereza abana kugirwa imbata, ariko ku gicumuro cya se.
aho rero bikomeza kugaragaza neza icyo tuvuga cyakomotse kuri Adamu, ariko kitugeraho twese duhinduka imbata z'icyaha, tudashobora no gutunganira Imana, ariko biturutse ku cyo mu by'ukuri Adamu na Eva bakoze. Hanyuma rero Elisa yaramubaje ati se nakugirira nti, ariko aramubaza ati se hari icyo ufite imuhira? Amubwira ko ntacyo. Yabanje kugaragaza ko mu by'ukuri ntacyo afite, kandi kuko yaza kuba agifite yari kuba yaragikoresheje mu kwishyura uriya mwenda. Hari abantu bagiye batubaza ngo kwihana kuki tutabigarukaho cyane. Kwihana ni mu ubwo buryo, ni mu buryo uyu mumama cyangwa se uyu mubyeyi yemeraga ko yabonaga nta kintu afite koko cyakwishyura umwenda we. Nubwo yari afite turatuvuta, ariko ntiyadufataga nk'icyabi ubwishyu bw'umwenda yari afite. Umuntu rero kumenya ko ari umunyabyaha, kandi ku rwego atabasha kwikiza umunyabyaha, ku rwego atabasha kubona ikintu cyiza yakora ngo Imana imwemere, niko kwihana nyakuri, niko kwemera ubunyabyaha. Ubundi kwihana ni ukwemeranya n'Imana ko uri umunyabyaha hashingiye kuri kavukire yawe, kandi ko nta kintu wakora kugira ngo ube mwiza Imana ikwemere. Iyo wageze ku rwo rwego uba wihannye. Ntabwo kwihana ari ukuvuga ngo Mana umbabarire ibi n'ibi n'ibi. Imana ikuzi uri mubi utari wakora na kimwe muri ibyo. Ntabwo ikigushinja ari icyo, iragushinja bwa bunyacyaha wavukanye. Noneho rero kwemeranya nayo ko uko ikubona nawe ari kuri, mu by'ukuri niko kwihana nyakuri. Niko kwihana nyakuri, nubwo abantu benshi batajya babyumva, ariko wowe dukurikira wumve ko aho wihaniye ibyaha utegereje kuzasobanukirwa, ahubwo ikintu gituma ukora ibyo byaha ubishaka utanabishaka. Mu Baroma 7:15 kumanura niho bavuga uburyo muri twe habamo kamere y'icyaha, ku buryo dushaka gukora ibyiza ibibi bikadutanga imbere. Iyo umuntu rero yasobanukiwe ko muri we harimo ikintu kimurusha imbaraga, kimutwaza igitugu, ko nta nicyo yakora kugira ngo yikize uko kuntu yavutse ameze, aho niho Pawulo avuga ngo sinzi ibyo nkora, kubera ko ibyo nanga ari byo nkora, ngambirira gukora ibyiza bikantanga imbere. Aravuga ngo nuko rero ubwo nkora ibyo ndashaka, ngo sinjye ubikibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Akomeza agaragaza ngo ndetse ngo naguriwe gutegekwa n'icyaha. Mbese iyo umuntu yamenye ko muri we ari mubi ku rwego n'ibyo akora atabizi, ahubwo afite ikintu kibimukoresha kimurusha imbaraga kandi atakwikiza, aho ngaho burya aba yihannye by'ukuri. Ukarekeraho ukamanika amaboko, utsinzwe rwose, ubaye rwose nk'ingabo ariko ineshejwe, ukamanika amaboko, noneho ntuba ugishaka ikintu na kimwe muri wowe cyatuma Imana ikwemera, uba wihannye. Avuga rero ko nta kintu afite, ariko Elisa hano twabona ko mu by'ukuri ashushanya urukundo rw'Imana yadukunze muri Kristo, kuko Imana niyo yadushakiye igisubizo n'ubundi kuri cya kibazo twari dufite. Hanyuma Elisa aramubwira ati ntacyo, utwo tuvuta ufite genda utira abaturanyi, genda ushake ibintu bigiye bitandukanye byo kuzuzamwo amavuta, noneho aragenda kandi aramubwira ngo ntushake bikeya. Imana ishimwe cyane ko imbabazi z'Imana kuri twebwe ni imbabazi nyinshi z'igisagirane, kandi gukiranuka twahawe nayo ni ugukiranuka nanone kwinshi kugisagirane. Nuko aragenda arabishaka arabizana, amaze kubizana noneho bari bamuha itegeko ryo kugenda asukamo twatuvuta, asukamo, noneho byose biruzura, ku buryo mu by'ukuri ahubwo byabaye bikeya, naho amavuta yo yari menshi cyane, ku buryo ahubwo aho kuyashyira ariho habaye hakeya. Nuko ngo nawe bimutangaje cyane araza abwira Elisa ati dore ibyambayeho, amusobanurira uko byagenze. Aramubwira ati noneho genda ugurisha ayo mavuta wishyure, numara kwishyura asigaye agutungane n'abana bawe. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ko Imana muri Kristo niyo yadushakiye gukiranuka kuzuye, kandi ni nadushakiye igitambo cyo kwishyura bwa bunyacyaha twari dusanganywe. Hanyuma
Imana itanga Yesu uzira inenge arapfa, ariko apfiriye ibyaha byanjye n'ibyaha byawe. Imana iduha imbabazi, Imana iratubabarira, Imana iratwemera kandi itwemera mu buryo bw'iteka ryose. Uyu mugore bigaragara ko yahindutse umukire ariko yari umukene, ariko yagizwe umukire ntago yabyigize. Ikigaragara natwe twahindutse abakiranutsi twari abanyabyaha, ariko ntabwo ari twe twabyigize, ahubwo ni Kristo ushushanywa n'uyu Elisa mu y'inyandiko cyangwa mu rwandiko twasomye. Kristo rero watuzaniye gukiranuka, ariko bisaba kwizera. Kwizera nshaka kuvuga ni ukwizera iri jambo. Urumva ko Elisa ibyo yabwiye no mugore, ntabwo uyu mugore yashidikanyije. Yarambwiye ati genda wowe ushaka ibintu uri bwuzuzemo amavuta ahagije akwishyurira umwenda. Iyo uyu mugore ataza kubyizera, akumva bitashoboka, akumva bitakunda, ayo mavuta ataboneka ngo ajye gutira ibyo bintu, mu by'ukuri ntabwo byari gukunda. Nyine yari gukomezanya ikibazo n'ingaruka zacyo, kandi uwo kumukiza ahari. Natwe akenshi tujya tubabwira ngo birashoboka ko waba umukiranutsi nubwo muri wowe utari umukiranutsi, ariko birashoboka ko binyuze mu kwizera Yesu wahinduka umukiranutsi, ukabarwa gushyanuka kwa Yesu, ukabaho warababariwe, waremewe, nta kibazo ufitanye n'Imana, umwenda wawe warahanaguwe rwose. Abantu bakavuga ati ntago bishoboka, ni gute nawe umukiranutsi nkiri mu isi? Uri mugore nawe yatekereza ngo ni gute nabona amavuta ahagije nakwishyura abantu kandi nta kintu mfite? Nawe yari gukomeza kuba umukene kandi uwo kumukiza ahari. Nawe rero ikikugira umunyabyaha uyu munsi nta kindi, nuko udashaka kurekura ubwo bunyabyaha bwawe, urekure kwirebaho, urekure kwiyemera, urekure kwitsindishiriza no kwishakamo ibyagutabara. Noneho wizere ko Yesu yakuzaniye gukiranuka kuzuye, we wakiranutse mu cyimbo cyawe. Noneho ibyo ngo nubyizera uhinduka umukiranutsi, ubeho warababariwe, ubeho nta kibazo ufitanye n'Imana, iki cyera kirabura, ari kubikesha Yesu. Umugore rero yishyurirwa umwenda atyo. Uwo mwenda yari yarisanzemo kubw'umugabo, arawishyurirwa, ariko anahabwa n'ibindi bizamutunga ubuzima bwe bwose. Igashaka kuvuga nuko Yesu atapfiriye ibyaha gusa, icyaha dukomora kuri Adamu, ahubwo yanishyuye n'ibyaha twibonaho mu buzima bwa buri munsi. Aya magambo ni icyashushanya. Urumva hari umwenda uyu mugore yasigiwe n'umugabo we, uwo ni wo mwenda w'icyaha dukomora kuri Adamu, uwo nguwo yahise wishyura, ariko uwamwishyuriye anamusagurira n'ibyo kuzamutunga ubuzima bwe bwose n'abana be. Bivuze iki? Bivuze ko natwe Yesu atapfiriye icyaha dukomora kuri Adamu gusa, ahubwo yanapfiriye ibyaha twibonaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tuzabeho n'ubundi ntacyo Imana ituryoza, kubera ko yapfuye rimwe ariko apfira ibyaha byacu byose ubuzima bwacu bwose. Biragatsindwa kuvuga ko wishyuriwe na Yesu ariko ukaba ukiyumvamo umwenda w'ibyaha. Ntabwo ari Yesu mwahuye, kuko niba na Elisa washushanyaga Yesu nyine yarishyuriye uriya mugore ibyo yamusanganye, ariko akanamwishyurira, akanamuha n'ibizamutunga ubuzima bwe bwose, mu by'ukuri ntabwo Yesu ari we wananiwe kutwishyurira cya cyaha dukomora kuri Adamu, ariko ngo anatwishyurire mu by'ukuri ibyo twibonaho bya bindi ijambo rivuga ngo twagerageje gukora ibyiza ariko twisanga twakoze ibitari byiza. Byose rero Yesu yarabyishyuye kugira ngo mu by'ukuri tubeho turabere, turabaziranenge, turi abantu Imana itabaraho icyaha na kimwe. Urupfu rwe rwabaye inyishyu cyangwa se rwasibanganije burundu ubunyacyaha bwacu, umuntu wacu wa kera dukomora kuri Adamu. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Nuko umuntu wacu wa kera yapfuye, bityo Imana ikaba itakitubarira mu iryo vuko ryo kwa Adamu. Hanyuma ariko amaraso yamennye nayo aba impongano y'ibyaha byacu twakwibonaho.
iyo mvuze gutyo ntagomba mvuze ko tugomba gukora ibyaha. Ibyo bintu ndabigarukaho kubera ko abantu bajya batwumva nabi. N'ubundi buriya bukene suriya mugore wari wabwiteye rwose, tugomba kubyumva neza. Natwe ntabwo ubunyacyaha twabwiteye, nta n'utifuza burya kumera neza, ahubwo ni ya kamere nyine umuntu avukana ituma akomeza kwibonaho ibibi atanabishaka. Ibyo rero nicyo cyatumye Imana mu butabera bwayo ivuga ati n'ubundi hari aho muri Yesaya havuga ngo twaguzwe ubusa ngo tuzacungurwa nta n'ifeza dutanze. Bivuze ngo n'ubundi twisanze turi abanyabyaha atari uko twabigizemo uruhare, ariko twagombaga no gucungurwa n'ubundi tutabigizemo uruhare, ahubwo bikozwe na Yesu. Yesu yaratwishyuriye byose, ntago yishyuye igice kubera ko nazongera gupfa, yatwishyuriye byose. Umuririmbyi uvuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanira de. Nanjye ndamushimiye rero, yanyishyuriye ya myenda yose. Yesu yambabariye ibyaha atuma nera de, ariko nawe yakwishyuriye ya myenda yose, yakubabariye ibyaha atuma wera de. Uyu munsi nubyizera urabaho warababariwe, urabaho warejejwe, urabaho uruwera, umuziranenge, umuntu utagira ideni na rimwe imbere y'Imana, umuntu utagira umwenda w'icyaha imbere y'Imana, umukandida w'ijuru, ku buryo uzajya uryama ugasinzira. Waba ugenda mu modoka ukumva inakoze accident ugataha, waba ugiye mu rugo mu ijuru, mbese ukumva umutima uratekanye, ukumva umutima uratuje, ukumva mu by'ukuri ubanye n'Imana amahoro. Bityo no mu buzima bwa buri munsi ukajya unezererwa kugira neza kw'Imana uko bwije nuko bukeye, ukabaho uyishimira, uyinezererewe kandi uyihesha icyubahiro. Ni nabwo kubaha Imana bishoboka. Burya tuyubaha tugendeye ku byo yadukoreye. Buri uriya mubyeyi nta kabuza yasigaye akunze cyane Elisa hashingiye ku cyo yamukoreye. Natwe rero tugomba gukunda Imana, ariko tuyikundiye ibyo yadukoreye muri Kristo Yesu. Ngukunze nkwitura urwo wankunze kera, ni ku muririmbyi avuga, ukanyigura igorogota ndakwiriye. Reka rero mu rwego rwo kugira ngo dusangire ijambo, ntaza kwiharira umwanya wose, ahubwo nawe udukurikira, waba uri umukiranutsi cyangwa se nawe ukiri kutwumva utari wamenya uburyo waba umukiranutsi ariko ukomeje kugira inzara n'inyota, kuko n'ibyanditswe birabivuga. Hahirwa muri Matayo 5 Yesu avuga abahiriwe, ariko ngo hanahirwa nyine koko abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ubwo rero iyo nyota turizera ko iva ku Mana, kandi turagusabira kugira ngo ibyo wumva bizakize umutima wawe. Reka rero mbabwire nimero muri buduhamagareho kugira ngo dukomeze kuganira. MTN, nimero za MTN muduhamagaraho ni 0782 44 21 25, 0782 44 21 25. Izo ni MTN. Hanyuma Airtel ni 0783 83 05, 0783 83 05. Muraduhamagara hanyuma dukomeze dusangire iri jambo ryiza ry'ubutumwa bwiza, dukomeze dusangire uko kugira neza kw'Imana, dukomeze twishimire ibyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Allo Country FM. Turakumva. Urinde uherereye he? Avugana dufite Imana y'Imuyove. Uherereye? Imuyove, yego. Ikiganiro wagikurikiye? Ikiganiro nagikurikiye. Wumvishe mwiki mu kiganiro? Namwishe ikiganiro rwose ari cyiza cyane. Yego, ni iki mwakuyemo? Ni iki mwakuye mu kiganiro?
aha wakoze kudukurikira, wanakoze guhamagara nubwo tutabashije kumvikana neza, ubutaha buriya bizakunda. Twabakiriye muri bande, muherereye he? Ni Egide Gihango ku Nkombo. Yego turakumva neza Egide, muraho murakomeye? Yesu ashimwe. Yego turakomeye. Yesu ashimwe cyane. Ikiganiro nagikurikiye cyose. Yego. Ahubwo ahantu nagize impungenge. Yego. Ahantu mwasobanuye ngo twavukanye ideni ridashira. Yego. Ngo niyo twakora icyo ari cyo cyose ngo ntabwo twaryishura. Yego. Ngo twavukanye ideni rikomeye cyane ku buryo tutaryishura ngo niyo twakora ibyiza, siko numvise muvuza. Ariko Yesu yaratwishyuriye. Narinjize impungenge ngo ni gute tutaryishura kandi tuba twarabatijwe. Ngo iyo tugiye kubatizwa tuba tugiye icyaha rya deni. Oya, ntabwo twe twaryishyuza kubatizwa, ahubwo Yesu niwe wapfuye apfa urupfu rubi twagombaga gupfa. Mbese reka Regide, reka ngufashe wihangane tujyane gakeya kugira ngo ubyumve, sibyo? Yego. Urumva umwenda twarimo w'icyaha, ijambo riravuga ngo ihembo by'ibyaha ni urupfu. Muri make igihano cyari kidukwiriye kwari ugupfa urupfu rw'iteka tukajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ariko Yesu aza kudukunda, yemera ko twitangira. Noneho bya byaha byari biri kuri Egide na Emile, njye nitwa Emile, yemera kubyishyiraho. Amen. N'igihano Egide yagombaga guhabwa Yesu yemera kugihabwa. Amen, amen. Noneho Egide bimusaba gusa kwizera Yesu, agahinduka umukiranutsi, umuntu Imana itabaraho icyaha ariko abikesha Yesu Kristo. Uwo mwenda rero ni Yesu, ni umwenda w'icyaha ariko ni Yesu wawishyuje urupfu yapfuye n'amaraso yamennye. Amen. Bityo Imana yababariye Egide kubera Yesu yamupfiriye. Amen, amen. Aho niho twishyuriye rero. Murakoze cyane. Nawe urakoze, wabyumvise ko Yesu yakwishyuriye? Nabyumvise cyane, ahubwo ikindi kibazo nari mfite. Tukiri aho, iyo umuntu yishyuriye wahinduka iki? Intungane. Intungane. Naho twabereye intungane rero ni muri Yesu Kristo. Amen. Noneho intungane rero zizajya no mu ijuru. Nujya mu ijuru rero Egide uzaba ubikesha Yesu. Amen. Ntabwo uzaba ubikesha ko uri mwiza, ko wakoze byiza, ahubwo uzaba ubikesha Yesu wowe wakugize intungane imbere y'Imana. Amen. Noneho wambaza icyo kibazo wari ugiye kubaza nacyo utakijyana utakibajije. Ikibazo nari mfite kindi. Yego je. Muri iyi si ntituratunganywa neza, andi makosa tugenda dukora. Ubwo aya makosa yose yahanagurwa gute? Yahanaguwe gute ahubwo? Ngaha tugikora akiri n'abakuri. Yesu yapfuye rimwe ariko apfira ibyaha byawe byose. Nibyo ngikora iki? Byose ntazongera gupfa, yapfuye rimwe apfira ibyaha byawe byose aho biva bikagera. Amen. Imana nayo irakubabarira, ntizongera kukubaraho ibyaha. Ugira Bibiliya? Ndayigira. Uze gusoma mu Baheburayo 10:17. Abaheburayo 10:17. Haranditse ngo ibyaha byacu n'ubugome bwacu ngo Imana ntizabyibuka ukundi. Nawe ibyaha byawe ntago Imana izabyibuka ukundi. Yesu ntiyapfiriye bimwe, yapfiriye byose. Amen. Nawe wababariwe byose, nta mwenda ugifite imbere y'Imana. Amen, murakoze cyane. Ahubwo hari icyo umuntu yakwibaza. Hari igihe umuntu abibaza ese niba narababariwe none ubwo nakora ibyaha kubera ko nababariwe? Hoya, ntibikabeho. Ntabwo dukunda ibyaha n'ubundi ibyaha turabyanga. Nubwo Yesu yabipfiriye byose ariko ntiyabipfiriye ngo tubikore. Amen. Ahubwo nk'abana beza tugomba kumvira Imana no gukunda no kwitura ineza uwayitugiriye. Yego. Urakoze cyane. Mfite kandi kabaze rwose. Wagize amahirwe yo kudufatisha mbaza ikibazo cyawe. Arahanze nasomye numva ngo Yesu yahanishije abantu n'umuzure. Imana yanisha abantu umwuzure ku gihe cya Nowa. Bariya se Yesu ni yari yarabambwe ku musaraba. Yari atarabambwa ku musaraba.
ariko n'ubundi abantu batazizera n'ubundi bazajya mu muriro utazima. Abantu batazizera ko Yesu yabahaniwe n'ubundi bazahanwa. Uwo mwenda uracyabariho niba batarizera ko ibyaha byabo byose byagiye kuri Yesu akabihanirwa. Ariko wamaze kubyizera gutyo nta rubanza gifite. Abaroma 8 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Amen. Amen. Ugubwe neza rero. N'ubutaha ujye uduhamagara, turaza guhara nimero zacu, waduhamagara tutari mu kiganiro gutya muri studio, nabo tugakomeza kugufasha no kuganiriza. Kuri kiganiro cyane kiba kiryoshye cyane, buriya sinanagenda ararangiza gucyuma. Imana ishimwe cyane kandi turagushimiye kudukurikira. Murakoze cyane. Murakoze. Namwe. Imana ishimwe kubw'abahamagara, mukomeze muduhamagare dusangire natwe tunezeza iyo mutubwira ko ikiganiro kibubaka. Allo 4FM. 4FM mumeze neza, murashima Imana? Turashima Imana cyane. Ni Marcel Munyoze Gukabeza. Ego Marcel. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Marcel ujye dukurikira se? Njya bakurikira. Muri iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza ijuru ntirikorerwa? Nakurikiye numvise hari aho mwavuze ngo umunsi ngo Adamu na Eva bakorewe ibyaha twakiriyeho iteka. Yesu ngo aje kwishyura imyenda y'ibyaha Adamu na Eva yakoze. Yego Marcel. Icyaha twavukanye. Yego Marcel. Ahubwo se ndibaza icyaha Adamu na Eva bakoze icyaha kimwe ndetse n'Imana yangaga. Oya, Yesu ntabwo yapfiriye icyo gusa. Uretse kandi cyo gituma umuntu akora n'ibindi. Mbese ivuko ryo kwa Adamu ry'icyaha niryo rituma umuntu anakora n'ibindi byaha tujya twibonaho by'imbuto. Ariko ibyo byose yaba ari iyo kavukire mbi, niyo ngo Yesu yemeye kuvuka nk'abantu, kwari kugira ngo nakavukire yacu ayishyireho. Hanyuma urupfu yapfuye burya ni igihano cy'ubunyacyaha bwawe ukomora kuri Adamu, ariko n'amaraso yamennye ni impongano y'ibyaha byawe, bya bintu ujya wibonaho nyine. Nabyo burya Yesu yabimeneye amaraso kandi Imana yarabikubabariye. Yego Marcel. Yego Marcel. Ndibaza ko wenda numva ngo ijuru ntirikorwa, yego nibyo kwizera Yesu ni byiza kandi nabikunda. Yego Marcel. Aho nibaza kuri nosi icyo wakora cyose ari ijuru kwizera Yesu warigeramo. Marcel, Yesu ajya kugupfira yarazi ko uzajya, n'ubundi arabizi ko ujya ushaka gukora ibyiza, sibyo? Ariko kubera za ntege nke zo muri kamere yawe ukisanga wakoze ibibi. N'ubundi icyo akwifuzaho si ugukora ibibi, n'ubundi akwifuzaho ko wakora ibyiza. Ariko arabizi ko kubera intege nke zo muri kamere yawe wisanga wakoze ibibi. Niyo mpamvu yagupfiriye rero, agapfira ubunyacyaha bwawe bwose atarobanuye. Ariko ibyo ntibivuze ngo twakora ibyaha kubera gusa ko twumvishe ko twababariwe. Ariko bikoze nta kibazo. Warababariwe imbere y'Imana, uri umwere, uri umukiranutsi, ariko icyaha cyose kigira ingaruka zacyo tukiri no mu buzima hano. Burya icyaha wakora Marcel niyo kitakujyana mu muriro, ariko no mu isi ntago wabura ingaruka z'icyaha. Niyo mpamvu icyaha rero ukwiye kucyanga urunuka nubwo wakibabariwe kandi. Sinzi nimba unyumvishe. Ngo genda byumvise n'ibyo, ahubwo ndibaza sibyo. Yego. Reka dufate urugero rutoya kugira ngo uze kubyumva. Uramutse ufite ubwishingizi wenda bw'ikinyabiziga, bakakubwira bati nuramuka ukoze accident bazakwishyurira ibyo uzangiza, ni urugero. Ndibwira ko nawe ubyumva ko ushobora gukora accident, wenda imodoka wagonze y'abandi bakayishyura, ariko se ucitse nk'akaguru urumva nta busembwa wagira? Wabugira, sibyo? Nubwo waba uzi ko rero bazakwishyurira, wakwirinda iyo mpanuka kubera ko impanuka ntabwo ari nziza. Nawe rero nubwo Yesu yakwishyuriye, ariko ibyaha ubwabyo ni bibi, ku buryo ukwiye kubireka nubwo wabibabariwe. Sinzi nimba wakumvisha urugero naguhaye naho tugarukirije ngusobanurira. Urugero cyane. Yego. Ariko nawe numva wenda arakantu ingiye numva n'abavuga.
ese umuntu akwishyuye ideni yego yego akabikwishyurira wajya uhora ufata ideni ngo arajya ahora kwishyura? uretse ko Yesu we yanakwishyuriye byose yego, ariko nanone nk'uko wari unabivuze ntabwo twakorera nyine ibyaha ngo nuko hari uwatwishyuriye, si byose nicyo twadusobanuye mu kanya kashize. Ntazongera kudupfira dupfiriye rimwe, yaratwishyuriye rimwe bikugeza iteka ryose. Ariko n'ubundi icyo dushakaho nuko tunabaho tumwumvira, tunamwitura iyo neza yatugiriye. Yego. Ariko nyine nayo ndabaza ati yego wenda yenda arayishyuriye azamurana kuko yataza Damu nawe bavuga ko bakuze byari kuzaturuka. Yego. Yaje n'umutungo uzaje kuturengera. Yego. Noneho yaraje agatwishyurira aradupfira kandi nta muntu kwishyura abikora. Yego yego. Ariko ku buryo wakora icyaha Yesu yarakwishyura ukongera ukora icyaha Yesu akavuga ati narakubabariye n'ubundi ukora ko uhora ukora icyaha. Ariko usubiye ku kibazo wari wabajije kandi nagisobanuye. Mpamvu ngo wagisobanuye n'uburyo nawe gisobanuye nkavuga ati ese wavuze nyine ni uburyo bwo kugira ngo wenda tugere Yesu icyubahiro. Nyine twasobanuye ko Yesu we yapfuye rimwe. Marcel, Yesu yapfuye rimwe kandi yapfiriye ibyaha byawe byose. Izera ibyo ube umwere umukiranutsi imbere y'Imana, umuntu utabarwaho icyaha na kimwe. Ariko ibyo nubyizera bizakuremera n'indi mibereho myiza ishimisha Imana. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Nibwo butumwa bwiza. Yego. Mbonye ariko ubivuze ngo kwizera Yesu wakora icyaha mbega no wagikora upfa kwizera Yesu gusa byaba niko ushaka kutubwira. Urumva gusubira inyuma kandi nagusobanuriye bihagije. Nakubwiye ko kwizera Yesu ubwabyo bihagije kugira ngo ubumwere umuntu utabarwaho icyaha. Hanyuma ibyo nubyizera bizaguha n'indi mibereho nyine myiza ishimisha Imana. Ntabwo Yesu ari umugabura w'ibyaha. Yesu yapfiriye ibyaha byawe ngo umwizere ubabarirwe, ariko Yesu unamugirira icyizere n'umwizera azaguha n'imibereho myiza inezeza Imana. Kuko Satani aje ku isi kugira ngo atunanize kubera nawe abazarimbuka. Yego. Ariko uwize Yesu ntashobora kurimbuka nyine. Icyo Yesu yaje kugukiza no kurimbuka ahubwo. Urupfu yapfuye no kugira ngo wowe utazarimbuka. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Yego. Ngo no wanyuma mu buzima bworoshye kuba wizera Yesu gusa birahagije. Niyo wagira ute? Subiramo. Niyo wakemera kuko buryo ibyaha mbega biri ahantu hafi birorohereye mbega n'ubuzima bworoshye kuko buryo ntabwo abantu bishobora kuvunika. Ibyaha ubikora kubera gusa intege nke zo muri kamere yawe. Ntabwo nawe ubikora kubera ko bikunze. Ahubwo nta muntu wabirwanya byose. Abaye hariho Yesu ntabwo yari kwirwaza kugupfira, wari kuzabishobora nyine ukajya mu ijuru utanyuze kuri Yesu. Ese uwo muntu ni wowe basi? Uwo muntu wabirwanije byose akabitsinda ni wowe? Wewe waba warabirwanije byose ukabitsinda bikagushobokera? Nuko ngerageza ibyo nkabirwanya. Pardon? Nuko ngerageza ibyo nkabirwanya. Ariko n'ubundi ukisanga wakoze ibibi. Kandi burya ngo intungane bw'itumwe karindwi. Nubwo bitanditse muri Bibiliya ariko nyine urashaka kugaragaza ko nubwo ugerageza wisanga n'ubundi wakoze icyaha. Yego. Noneho rero uko kuntu ugerageza ariko n'ubundi bikagutsinda. Kumwana no usabye imbabazi aragena uvuga ati Imana mbabarira birahagije. Ntabwo Imana ibabarira gutyo. Imana yakubabariye kubera ko Yesu yagupfiriye. Ntabwo Imana ikubabarira kubera ko usabye imbabazi, kubera ko Yesu ntiyongera ngo agupfire. No yewe. Abantu twese tuberewe nyine kwigishanya guhugurana. Yego Marcel. Nge uko nari mbizi. Yego rwose. Nzi ko wenda Yesu gupfa byo nibyo ariko ni nayo nzira yo kujya mu ijuru byose. Nzi kujya mu kudupfira. Nzi ko umuntu mega uzarwanya ikintu cyo Satani akunda. Ko Imana hageze no kujyana umuntu umunyantege nke mu ijuru. Hoya, abantu bose n'abanyantege nke hatavuyemo n'umwe. Bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana.
ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Nta muntu n'umwe wajya mu ijuru kubera ko yatsinze, ahubwo tuzajya mu ijuru kubera ko twatsindishirijwe. Abaroma 3 guhera kuri 21 kugeza kuri 24 uze kuhasoma. Abaroma 3 guhera kuri 21 kugeza kuri 24. Abaroma igice cya 3 guhera ku murongo 21 kugeza ku murongo 24. Uze kuhasoma. Ndasoma hano site hambwira nyine numve niho navugaga nyine ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Twaratsindishirijwe, twebwe twaratsinzwe, muri twe ntawashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo twatsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Noneho nge narindi ko wenda yatiriye byabanje ari nayo bwo gucinzira kuvuga tuzamwizera azayinyuramo. Niko waruzi, ariko siko bimeze. Kubera ko ntahora apfa yapfuye rimwe bisobanura ko yagupfiriye agapfira ibyaha byawe byose. Yego. Ndo bivuze ngo nta kindi ibirahagije kwizera Yesu gusa. Urakoze cyane aho dusoreje, ahubwo nyine nicyo wari ukwiye kwizera ukabaho utunze umutima wo kubabariwe rwose. Kubabarirwa nibyo naye ubwo ndabyumvise, kubabarirwa nibyo byonyine bihagije sibyo? Yego. Bivuze ngo ibi nibyo kwisanga. Yego, ni ibyo ngibyo wizera gusa ukaba uzi ngo nzajya mu ijuru mbikesha ko nta rubanza rw'ibyaha ngifite, mbikesha ko Yesu yankuyeho urubanza akankiranura n'Imana. Wabyumvishe? Bivuze ngo nta kindi cyaha kizongera kuri imbere y'Imana, ibyarabaye yarapfubaye. Kuri wowe ariko nimba ubyizeye inshuti yanjye. Kubyizera nibyo kwizera kurarema nawe ndaheze. Niba ubyizeye ni ukuzabaho nyine utunze umutima wo kubabariwe, ariko si ibya bose. Utazabyizera wazakomeza kugira urubanza ku Mana. Yego. Yego. Ndabyumvishe rwose ahubwo. Yego. Umva kuri isi umva niwe n'urubyiruko rwo kurwumukira. Pardon? Urubyiruko. Yego. Urubyiruko wese rwumva ko gukora ibyaha ari byiza. Oya, none se nawe ni kubyumvishe se? Siko mbyumvishe, ariko abantu benshi niko mbyumvishe. Oya, ntabwo niba utabyumvishe gutyo n'ubyumva by'ukuri ntago ari bo byumvuka nk'uko bivuze. Ntabwo twakora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Bibiliya avuga ngo ntibikabeho rwose, twebwe abapfuye ku byaha ntabwo twabiramiramo. Yego, ntabwo rero uwizeye Yesu ntagabaho ubuzima bw'ibyaha, kuko abahindutse umwana w'Imana, abahindutse umukiranutsi, anabaho ubuzima bunezeza Imana. Kandi ahubwo gukora ibyiza ni byiza nabyo. Ni byiza cyane, nubwo atari byo biduhesha kwemerwa imbere y'Imana, ariko gukora ibyiza rwose ni byiza. Kandi ngo nta muntu washobora gukora ibyiza. Yego, urakoze cyane. Nta wakora ibyiza ngo bitume Imana imwemera, ariyo mpamvu bisaba guca kuri Yesu kugira ngo Imana ikwemere. Ariko ibyiza byacu bigirira n'abantu bagenzi bacu umumaro rwose. Yego. Ahubwo nyine kwizera Yesu ni byiza ko nabyo bizakugeza mu ijuru. Yego. Ariko nanone gukora ibyiza utari kuri Yesu urumva n'ugutandukanye n'uri ntabwo Imana yakubona. Yego, urakoze cyane. Niba gukora ibi wizera Yesu ijuru ntabwo wabibona. Nta nubwo umuntu wizera Yesu ntabwo ajya gukora ibibi rwose. Noneho amwizera gutyo gusa ku mutima, ubuzima bwe buri mu bibi ntabwo bishoboka. Uwizeye Yesu, Yesu aramuhindura, amuha n'ubundi buzima bushyashya butandukanye n'ubwo yari afite mbere yo kumwizera. Iki ni cyo nashakaga. Urakoze, wareka tukakira abandi ko iminota uyimaze. Hano turi kumwe kandi turasaba. Urakoze cyane. Urakoze nyine, umuntu afite ibibazo byinshi yibaza, ariko umwanya wacu nawo ni mutoya, ariko turibwira ko wafashijwe. Alo Country FM. Mwiriwe neza. Mvuwe Elize Ndigiheke. Yego Elize. Mbanje gusuhuza abera bose bakijijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Abantu bavutse bwa kabiri bakaba batakirimbutse bitewe n'uko n'ubundi ijambo ry'Imana ariko ribivuga ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo.
uhoraho. Amen. Muvandimwe rero ndishimye ku bw'ikiganiro watanze guhera mu masaha ashize. Yego. Ariko abantu benshi nyine barabyumva ntibabisobanukirwe. Yego. Ariko ikibibatera nuko batinya kwizera. Yego. Abantu ntibatinyuke bemere ko Kristo Yesu yaje ku mpamvu zabo. Yego. Kubera ko gukiranuka byari byarabananiye kugira ngo Imana ibemere. Amen. Barananiwe, ni nayo mpamvu Kristo yaje nyine. Yego. Ntabwo Kristo wigeze akunda ko twarimbuka. Yego rwose. Yadukunze urukundo rutangaje ku buryo bigora n'umuntu kurwumva. Bituma yitanga. Yego. Nyamara iyo umuntu abivuze gutyo nyine n'ubundi ntibabyumva. Kwitanga ni iki? Kwitanga ni uburyo aba agiye mu cyimbo cyawe. Yego. Nyine akabazwa ibyo wari kubazwa. Yego rwose. Noneho wowe kugira ngo wowe urokotse. Yego. Amen. Amen. Ni nacyo gihano kiduhesha amahoro nyine cyari kuri we kandi cyaratambutse. Yaragihanwe nicyo bivuze n'umucunguzi nicyo bivuze. Yego. Rwose yaraducunguye. Wenda ndabona iminota yarangiye ntabwo ndi butinde, ariko umuntu wese wumva ibi bintu nizere ko Kristo Yesu yaje mu isi kumucungura, biraba bihagije. Amen. 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 Nta cyaha na kimwe akibarwaho, ko ibyaha bye byose byabazwe kuri Kristo. Amen. Maze we agahita ahinduka umwere, umuntu utunganye mu maso y'Imana. Nta nubwo umuntu aba intungane imbere y'amaso y'abantu, ahubwo umuntu aba intungane imbere y'amaso y'Imana, bikaba bihagije mu buryo bw'iteka ryose. Naho ibindi byo ni ukugorora umuco. Ubundi ubusanzwe umuntu utagira umuco nta kintu aba amaze. Ubundi ubusanzwe ukwiriye kugira umuco aho utuye, aho ugenda, ukwiriye kumenya nyine nk'umuntu ufite umuco. Amen. 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 Murakoze, mugire ijoro ryiza. Nawe urakoze cyane. Arakoze mwene data Irize. Ndibwira ko ubuhamya bwe bufashije n'abandi benshi, abantu be gushidikanya ku murimo Yesu yakoze. Allo Country FM. Mwiriwe neza, ninde tuvugana, uherereye he? Avugana Munyaneza Pascal, ni Mururu. Yego Pascal. Banga tubakurikira buri wa kane. Yego, murakoze kudukurikira. Nge twari kubashimira kubera ikiganiro nyine mutugezaho cyangwa wa kane ijoro ntirikorerwa. Amen. Kuba twamaze kwizera kuko Yesu yadupfiriye nyine agapfira ibyaha byacu. Amen. Akabambwa ku musaraba kubera ibyaha byanjye n'ibyawe. Amen. Icyo rero cyo cyanyeretse kuko yanyitangiye ko ijuru tugomba kuribona kuko nta kiguzi twabona twatanga kugira ngo tujye mu ijuru. Amen. 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 Nge rero nkaba naringize ngo mbashimire rwose icyo kiganiro muhora mutugezaho. Yego. Kubera ko ubwo mberuka mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabiteke niho nari mberutse kubona iryo dini ry'abera. Yego. Ariko buriya nanjye namaze gusobanukirwa rwose. Amen. Ubwo rero by'umwihariko abantu bose bari ku Nkombo, ku Rutarakiro, Ibugomera na hariya mu Bugarura, bose bari kumva icyo kiganiro, bose bagomeze baryoherwe nacyo. Urakoze cyane ku nyunganizi utanze. Yego, namwe murakoze. Ijoro ryiza nawe utaha. Arakoze cyane ku nyunganizi atanze. Reka twakire n'abandi bantu bake nka babiri, turacyafite iminota itarenga 4. Allo Country FM. Bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Muraho namwe, Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Turavugana nande, ninde tuvugana? Bavugana na Vincent. Yego. Gucandisha gasha ariko niho nduye, ariko tuvugana ndi hano kuri station gazi ya Uburinzi. Okay. Minota yagiye. Yego. Bo ariko inyunganizi natanga gatanu n'ubwo iminota yagiye. Bo hari ikintu nyine abantu baza bakunda kwibazaho cyane. Yego. Buriya Kristo kugira ngo aze mu ijuru nta cyaha afite. Yego. Akaza gutwira ibyaha byacu. Yego. Mu rukundo rukomeye yadukunda. Amen. Ahubwo umuntu yagombye kwibaza ese zirankoni yakubiswe. Yego. Inancumu yateye mu rubavu yaba ari njyewe nari kubishobora. Yego. Nta mwana w'umuntu yari kubishobora usibye we. Yego. Wemeye ko twitangira akaza agapfa mu cyimbo cyacu, agapfa urupfu twagombaga gupfa. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego. Kuri ubu nawe uri umukiranutsi?
ndi umukiranutsi byuzuye mu buryo bw'iteka ryose. mu buryo bw'iteka ryose. Yego, turashimira Imana yagukijije cyane cyane, kandi urakoze guhamagara kuko bituma n'abandi bumva ko hari n'abandi bakijijwe. Yego yego, ubuhamya bwanyu burabafasha, bufasha benshi. Mujye mukomeza muhamagare. ndi nanye imyaka igera kuri 20. Imana ishimwe cyane, tugushimiye Imana. Mudusuhuriza abandi bera mushobora kutubonera hafi. Nomero ndashaka kuyihamagaraho nyuma mu minota 3 turaza kwakira izindi nimero tuza gutanga zacu bwite. Sawa, murakoze. Arakoze gutanga inyunganizi. Umuntu umwe gusa mu minota 2 dufite, turakira umuntu umwe gusa nawe arase ku ntego. Allo Country FM. Muraho neza. Muraho, Yesu ashimwe. Ayenda. Turavugana nande? Mwaho n'Imana ku rugendo. Yego, ikibazo, inyunganizi? Ndabashimira cyane cy'ikiganiro. Yego yego. Ubu nange namaze kwiza ko ikiteye mu biganza byanjye. Yego. Ubu ijuru narifite rwose. Ijuru narifite, urikesha? Ndikesha ko Yesu yaciriye ibyaha byanjye. Amena. Nkaba mbashimira rero, buri wa kane ndabakurikirana cyane ko sinari nabafatisha. Murakoze cyane. Urakoze nawe, ijoro ryiza, ukomeze unezererwe ubwo buntu Imana yakugiriye muri Kristo Yesu. Yego mwamuke. Yego, arakoze. Niba hari undi uri hafi umwe gusa nawe arasa ku ntego, umwe gusa urasa ku ntego, twamwakira. Niba ntawe, nimero mumpamagaraho mu gika. Okay. Allo Country FM. Allo Country FM. Allo, muravuga na Pakeri. Yego, muherereye he? Hano mu Kanyogo. Inyunganizi cyangwa ikibazo wihuta? Nafashijwe. Yego. Nafashijwe niho ngifungura radio muhitamo ikiganiro kirangira, ariko ndajya ndakurikirana buri wa kane. Urakoze, turaguha nimero zacu bwite, wanaduhamagaraho nyuma tukomeza kuganira. Nimero rero muri ampamagaraho nyuma ziri no kuri WhatsApp ni 0784 4257 ziroroshye, 0784 4257. Twanagushyira kuri WhatsApp group ugakomeza kurikira ibiganiro n'ubuhamya bwa benshi. Ikindi mujye no kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV, mukomeze mwiyumvire ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, munezererwe ijuru ry'ubuntu Imana duhere muri Kristo Yesu. Amahoro y'Imana abane n'abera bose none n'iteka ryose. Amena. Mwakoze guhamagara. Bye bye, naho utaha.